hari video hano mfite ntoya ya Apotre Gitwaza imugaragaza ari mu rusengero ari kwigisha ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe nka Apotre, ariko hari byinshi yagarutseho bitavuzweho rumwe mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu nabonye batabyakiriye kimwe, ariko bishobora no kuvamo amasomo kuko menshi cyane. Video yo ni iyi ngiyi. Nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real man who have just pierced their ears. A boy tried to pierce their ears. Nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse. Tibibaho. No, a man who have come here on altar to sing with a trousers. Kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. Tiyagira umukobwa, tiyagira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro. No. Don't allow tamuririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. Female to come here singing when they're wearing trousers. It is not possible. No. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Zion ntushobora. In Zion temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Mwanyumva neza? Tihagire bashumba mura. Ndabasaba bashumba mura namwe bakristo mu nyumva. Amakorari yanyu yose. Tihagire umukobwa uzongera kuririmba yambaye ipantaro. Cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju. Hano nayubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. Icya kabiri. Second. Nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. No boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itahi wabo nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose wabo, ariko wanze akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa databuja bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene. Bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu iherene ni kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose. Kuki abana bacu mwemera ko babimbata? Tamwana muhungu wemerewe kwambara iherene. The earring was a symbol of long-lasting slavery. Someone who didn't want to go back to their homes, and they get the earrings as a symbol of slavery. Why are we allowing our sons to come here with earrings? Another thing. Tamwana muhungu wemerewe kuzaririmba afite amarasta ya misatsi y'amarasta. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Ari amarasta. Those dreads. Ni dini yitwa Rastafari. It's a religion called Rastafari. Rastafari ni dini ya Satani. Rastafari is a certain. Abana barabyambara batazi ibyo ari byo. So these kids are wearing this without knowledge. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi woza umusatsi. Ugira umusatsi mwiza. Have a beautiful hair. Ikindi muzamugira utuwingi ntabwo uri wings. You are not the wings. Don't have udusatsi tumeze ngo twishitane tudaimoni. No, gira imisatsi mizima. Don't have a hair that is carries like satanic. Have good hair. Muranyumva neza? Do you hear me? Ibi ndabibabwiye kugira ngo ejo nejo bundi ariko mumera. Nimuva mugene muyogoce muhindura imisatsi yanyu mube abana clean. Kuko niko umuco ari babirenze ofete icyo yashatse kuvuga icyo yashatse buriya icyo navuga kuri Gitwaza nibwo yarashatse gusa naho yinjira neza mu nshingano z'umuvuga butumwa amemuta bon citoyen. Niba abarasta amadrede y'abagabo nayo yababuje ngo ntagire umuhungu ujya ku ruhimbi nubwo yabyise kuvuga ngo ni ngo Rastafarianism ngo ni idini rya Satani, ntabwo ari idini rya Satani, naryo ni irinyafrika. Ahubwo niba uri muri Zion temple amadrede yazanye gute wayajyanye mu rusengero rw'abarasta? Icyo cyonyine aho twagenda Rastafarianism ni idini nk'abandi. Yego, niba ari ryo wahisemo kuko Haile Selassie yabaye empereur muri Afrika muri Ethiopia, ariko niba uri umurasta wijya muri Zion wijya muri Anglican aho turagenda ariko nanone ariko nanone kuvuga ngo
ubwo igisigaye ni amadrede ari ku bantu batarabarasta. Aha, yego. Ni message eshatu umva itonde. Yego. Drede kwa Gitwaza si mu barasta. Yego. Si ngoma. Nta mukristo wo kwa Gitwaza wakabaye afite amarasta. Yego. Hanyuma amadrede abarasta basengane n'abarasta bagenzi babo. Hanyuma noneho rero abari hanze bafite drede batari n'abarasta, batari nabo Gitwaza yabwiraga, bari muri society isanzwe. Ni ibiki? Ni umurimbo niki? Rero nta mpamvu yo kugira ngo utange amahirwe yo kugira ngo abantu bakwibazeho ukundi. Niba wambaye amadrede uri umudivantiste, abantu bagateka kuri umurasta, Gitwaza yabirukanye, ubwo muri society hanze urabaho. Niko bimeze by dear. Ariko ipantaro yo oya, ipantaro nta si ipantaro zitwaye iki. Ariko rega tumenye ibintu turimo. No kwa Gitwaza asengera abantu harimo n'abatuye Gatsata. Yego. Siko bose bafite imodoka. Yego. Batega moto. Umugore kuri moto wambaye ipantaro n'uwambaye ikanzu cyangwa igikwembe, utekanye n'uwuhe? Wambaye ipantaro. Tuje duhuza n'ibintu rero, tuje duhuza n'ibihe. Niba ari umugore ugenda mu modoka ye, igikwembe iribaya bose yicare niyo kuko atwawe n'umugabo by the way, cyangwa atwaye modoka kwicara gusa. Uriya kwicara nabi ureba ni umuntu we. Ariko niba ari moto urajya gutega umotari wirariye za muri kamera nzovu, ukaza umushyiraho icyo kibero muri kuko iyo wuriye moto igikwembe gihita kigira gutya cyane, kiraseka agakanzu kagaseka. None si byo nibyaba byiza? Umuntu ugiye gusenga ni wako agenda yanitse amatako mu muhanda? Oya, ibyo byaba ari ibindi. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano, twongeye kubashimira no kubasuhuza, twizere ko mumeze neza cyane. Ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi hano kuri KOP, hamwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste. Niwe kenshi yaba mu kujya kuri tele, yaba mu gutanga amasomo, byinshi bimwubakiyeho. Niwo mu gihe yahisemo kandi yarabasobanuriye impamvu kandi irumvikana. No kwirinda biruta kwivuza. Yego, so Karegeya ndizera ko umeze neza nta kibazo muri rusange. Amasaha ndabona bwakeye uyu munsi, waramukanye akazuba gatyaye. Yego. Ubwo ngubwo ahandi nizere kuri amahoro. Nda amahoro urebye, nda amahoro. Yego. Ni amahoro kuko n'ibituza umwanya akenshi aba ari akazi. Yego. Uribuka ko ku cyumweru no ejo niriwe mbahiga tujye kureba umudamu warimo ambwira ko yashakanye n'umushinwa bakabyarana abana babiri, mu Mushinwa akaza gupfa, none akaba arimo ashaka icyitwa uburenganzira bwe. Byarangiye musurengeye nyine nta kamera, ikiganiro bazakireba uko nabivuze, ariko nawe tuzagera aho tumwakire. Hanyuma mu ijoro ry'ejo kuwa mbere mpamagarwa n'umukanya arampamagaye umwana uri Kamonyi ngo wameneshejwe na se. Isa bimenesha umugore, yamenesha abana 6 muri Gicumbi. Nabyo tubaraza kubyumva mu kiganiro gikurikiye. Ibyo byose bari kugira ngo abantu dukangurira inzego dufatikanye n'amakuru. Ndabizi neza ko hari inzego zijya zikura amakuru hano kandi zikagira ibyo zikora. Surtout nka ya kesi ya Kibuye urabyibuka, ya wa muntu wa undi witwa Mutima Mwiza. Usidamenya aho bigeze ariko bagomba kumbwira. Gusa ndabizi ko inzego zagize icyo zikora. Ni byiza no kuvuga ngo nabyo ni impact y'ibyo tuba dukora, bareba bakumva. Amahame ngira ngo hano twarabivuze ko hano ntabwo duhimba amakuru, turayahabwa tukayareba. Rimwe na rimwe dushobora kwibeshya,
ariko sitwe tuba twayahimbye Yego. ahubwo hari ushobora kuyaduha ari amahimbano ibyo nabyo birashoboka yakaduha nabi yego iyo uko dushoboye uko tubishoboye tujya kureba koko niba ari byo yego iyo umuntu akubwiye ngo abana baraburara ujya kureba mu nkono ye ukamenya igihe aherukira guteka ariko hari n'uwaza akakubwira ibitari byo ukareba ikimoteri iyo ubwo niba tudahimba amakuru aho ni sawa hanyuma kuba twahabwa atariyo ubwo tugwa mu ikosa ryo kuyatangaza ariko naho iryo kosa twarihanirwa tugacyahwa cyangwa tukarebwa igitsure hari ihame ry'uko tutabihimbye twaguye mu mutego w'uwahimbye amakuru akayatuzana tukayatangaza habasigaye kujya mu ngamba ngo kuki dufite sosiyete ihimba amakuru nk'ayo akareba hanyuma niba bayazanye nayo ariyo ntabwo tuba twayabatamitse ni ukujya kureba ngo kuki bimeze gutyo nkunda gutanga urugero kuki umuntu atsindwa urubanza ntiyishimire ibivuyemo ninde ushinzwe kumvisha abantu kwakira ibivuye mu nkiko iza gatanya nutanga raporo utigatanya umugore amaze gutandukana n'abagabo 3 4 5 kuki dufite sosiyete imeze ityo ntabwo ari karegeyo yiyubaka ntabwo ari karegeyo yihimba ahubwo abantu nibagiye mu ngamba bavuga ni gute twakumira so nibyo ngibyo ibintu byose tujya tuvuga ejo bundi ministre w'intebe yakoze ikiganiro n'abanyamakuru agaruka ku bya RSSB sindabivugaho nzabivugaho igihe nzashakira agaruka ku izamuka ry'ubukungu ariko agaruka ku madini amadini afungwa uribuka twakoze ibiganiro byinshi cyane Dr. Usita Kayitesi wayoboraga RGB itangazo uko ryari ryasohotse bivuga ngo dore ibisabwa ngo urusengero rukore ariko hari amadini yagiye afungwa nyamadini n'amatorero atari kuvuga ngo ni inyubako nyuma nawe icyo gihe aha urusengero yagiyemo ibyo yavuze ntabwo byari byasaga na bya bindi byanditse n'umukuru w'igihugu ageraho abikomozaho ejo bundi ministre w'intebe nawe abivugaho biriya ni ibintu bimwe na rimwe byongera kudutera imbaraga iyo tuvuze ibintu hanyuma abaturenze mu mwanya muke bagira kera kabaye bakaza basa naho bunganira ibyo tuba twaravuze numva kuko giyewe ku madini urabizi nabaga kategorike cyane abandi nta mashuri nta mavuriro ntaki noneho ibibazo birakomeza bigakura mu muryango zagatanya ibyaha bisanzwe ubutiku amadivorce umuntu akitwa ngo umuntu ni pasiteri buri mwaka ashaka umugabo urumva bari ikibazo ubwo ndacyari muri introduction uraza kumbaza iyo ushakira ariko ureke mbanze nisanzureho isanzure rwose yes hano ni kuri KOP ku cyumweru nubwo nababuze ariko niriwe mu rugo umunsi wose ni nkaho niriwe mu nsengero mu nsengero ndeba ibiganiro byose narebye uwo munsi byabaga birimo ijambo ry'Imana n'imyitwarire y'abayihaye Imana yego nabanje kureba ikiganiro cya Bosco Empire akomoza kuri Pastor Antoine Rutayisire Antoine Rutayisire yavuze ati hari inyigisho yaraherutse gutanga narebye ibiganiro bye nka 4 ariko nturutse kwa Bosco ngira ngo ndebe icyo Antoine Rutayisire yari yavuze kugira ngo Bosco abone ikiganiro byaturutse kuki yego yewe yaravuga ati Antoine Rutayisire uri murashuka abantu uri kugira ngo abantu bahabwa akato yahuranye bon maze kukireba ndonye ibyo bose kwavuga njya kureba ibyo Rutayisire nyirizina yivugiye mbona ibiganiro ndeba himbaza ndeba agape ndeba byinshi nka 4 kandi nkahita mbisharinga abo numva nabo mfite ku mutima by the way mereye ku mudamu wanjye yego kuko ari umunsi urumva nari niriwe mu rugo uri relax ngenyine jamo sangaho Antoine Rutayisire yabwiraga abantu ati mwirinde abagore badivorushije ahandi akavuga ati manza yarigishaga abajene Marie abagiye kurushinga avuga ati ntuzaba umugore ufite ururimi rutyaye nk'inkota ntuzabe umugore usambana ntuzabe umugore udahazwa n'umugabo umwe ntuzabe byose narabyumvise byose
agera ahantu yavugaga ati nta rugo rutagira amakimbirane. Hari umugambi afite nge wananiye we yatubwiye ko afite umunsi yageneye umuryango we wo kuganira. Yego. Ntabwo ndabishobora ariko nzabishaka umwaka utaha tuzawushaka. No kuterekamo. Aravuga ati rero nta rugo rutagira amakimbirane, avuga ko ati ngewe nka Antoine Rutayisire na Kayitesi Penina, uko niko yabivugaga, amakimbirane twayatangiye mbere y'ubukwe. Avuga ati hasigaye umunsi umwe ngo ubukwe bube, ati umugore yambajije, yari ataraba umugore we Penina, ati yarambajije ngo ufite ga ku gihe cyaba Rutayisire Antoine muri mariage wabaga wambaye ga, manza ni Burayi bigihari utwaye n'inkoni, ya nkoni itatse amasara ndayibona, nuko ya nkoni wabaga wambaye ga, noneho garisodoneri akaba ari we uza kuzikuvaniramo ugiye kwambara impeta. Noneho Penina umugore wa Rutayisire hasigaye umunsi umwe ngo ubukwe baramubwira ati ufite ga z'umweru waka, abo apana nka za zindi z'abakora mu mazi n'iki. Abati reka ngewe ndi naturel mwana ngewe ndi naturel nta ndambara ga ziki. Babijyaho impaka, umugore ati rero niba utazambaraga ntuzampamagarare iruhande. Ibyo niwe wabyivugiye. Reka shati utangiye kuntege kukiru taranaza ibyo byavamo. Barataha batashye buri buke ubukwe bukaba. Rutayisire abyibazaho, ariko se mbura umugore kubera kwangaga urukundo imyaka turwubatse dupfega. Afata umwanzuro ati ndazishaka. Penina nawe aragenda aho ari, atariko se uyu mugabo ko namukunze namurutishije benshi, hari abamurenze baneretaga nkabangira, ari umwarimu ngira ngo ubu ko gazi duteranye. Penina ati nanjye nushaka kuzaza utazambaye. Bukeye mu gitondo bagiye guhura, buri umwe asanga undi yisubiyeho. Akimubona ubwo Rutayisire manza yari azifite nko mu mufuka, ubwo ndimo ndagerageza ko interpreta ibyo ntago yabivuze. Ashobora ko yari azitwaye mu mufuka cyangwa zifite na garisodoneri. Agihura na Penina aramuga ati mugabo mwiza nta kibazo nasanze gatari ikibazo cyaduteranye. Naho Rutayisire nawe oya ahubwo nazizanye. urumva amasomo. Yego. Sinjya mu bindi byo yari yavuze. Hari ibyo nemeranya nabyo n'ibyo ntemeranya nabyo, n'ibyo nabonye byateza ikibazo, kubera ko nk'ibyo Bosco yuririyeho. Ubwo ndaza uze kumbaza impamvu nanjye akajya kumera nka Rutayisire. Ibyo Bosco yuririyeho yashakaga kuvuga ngo ubwo yabujije abashaka gushinga ingo ngo birinde abadivorce. Ntabwo abadivorce bose, ngewe uko nabibona, ntabwo abadivorce bose aribo bateje ibibazo kugira ngo divorce ibeho. Ariko nanone umuntu udivorishije gatatu ntabwo sinzi ko wamugira inshuti magara uri ushaka kubaka. Ariko yaravugaga ati abagore bananiwe ingo mu birinde. Anagaragaza ko nta n'inama zabava, ariko birashoboka. Ariko gake ni gake cyane, binabaye byaba ari gake. Kubera ko Rutayisire yatanze urugero avuga ati ni ipusi injangwe icitse umurizo. Yego. Injangwe yacitse umurizo ikabimenyera, ihura n'iziwufite ikavuga ati yamaye mwebwe ndacyafite ibirizo igihe twayitereye. Ndabizi ariko sinca iteka, ntabwo ari benshi. Yego. Nako ni benshi ariko si bose. Yego. Hari abagore baba baratandukanye n'abagabo bakidevelopamo ikintu cyo kuba ari independent bishoboye, none bagashaka no kwereka abandi bakibafite ko bagomba kwikukira. Ko bacikanwe. Umurundi akoresha agira kwikukira, kwibohora. Yego.
noneho mwaganira akakumvisha ko niba wowe uca bugufi uri febre niba umugabo agira gutya ukubaha ibyo avuze wa mugore watandukanye n'umugabo akakuba atari ku bundi bwo wowe uhamike. ndabyibuka kera mbere ya 2000 gatoya nkora muri esi umugore w'umukorege yego umugore ufite umugabo dukorana twajyanye ahantu mu mahuguro abizi ko nkorana n'umugabo uwo mugabo twari twaraniganye umugore abandi bagore bati buriya ariko ayo mahugurwa manza n'umugore Rutayisire twari tuyarimo 2001 n'uwa Poroso none uwo mugore w'umukorege barimo bavuga bamwe abagore bamwe bavuga ati no amabogisa ninge nyamesa undi ati amasogisi ninge nyamesa undi ati ninge sasa buri gihe undi ati ninge nkora ntegura meza undi ati ninge mesa amasengeri undi ati ninge mpanagura inkweto wa mugore w'umukorega we yazihanaguriye se ngaho ahirwa kandagira mu masese mu bihurunge we bari kumwe nawe yazihanaguriye se la femme de mon collègue ndabyumva urumva we ariko yabanaga n'umugabo ubwo barabyemeranyije kuko n'ubu baracyabana kandi bashatse mbere yanjye icyo gihe nari nkiri celibateri ndabyumva ndavana ko bikaze ubwo urugero nk'urwo ibyo nuko byavuzwe n'umugore ukibana n'umugabo ari umudivorce uhita wumva ko nyine ari byo yanze umudivorce ashobora kugira inama abagore bagifite abagabo avuga ati ariko nirwa mu mesa amakariso gute nta bakozi mugira cyangwa byimesera ibintu nk'ibyo bikitirirwa ko ari umudivorce ariko n'abasanganwa abagabo bashobora kuba ingare n'iryo jambo ingare pastor Rutayisire yarikoresheje muri commentaire zabaye mu kiganiro nakoze kuba feminists umuntu yampaye commentaire arambwira ati hari abagore bananiwe ingo bigize abakomisiyoneri bo gusenya izindi aho bijya guhura n'ibyo Rutayisire yavugaga rero yego which is true oya ntago ari true 100% ariko barahari donc babaye ingare mu ngo zabo zirabananira bahinduka inkuke hanze ku buryo muri rangaje yabo rwa rurimi Rutayisire avuga rutyaye nk'inkota urwabo bararutyaje pe n'ukwahuranya kandi ntago wahuranya ntago urugo warwubaka oya nuko rero nkubwire nanjye ukuntu nabaye Rutayisire nyuma y'imyaka nka 10 n'ingahe Rutayisire yemeye ga abanje kuzanga yewe njya gukora ubukwe n'ubwo umugore yambujije kujya mvuga ibyacu nagiye gukoresha komande y'impetani Nyamirambo biriya bice byo kwa Mayaka karaga karitsiye kari hagati y'imihanda yombi y'amasansi niga ndahabona bari banciye ngira ngo impete ebyiri bari banciye 26 ndakeka 26 ntanga avance ya 18 hasigara ibindi ubwo harasigaye ibihindi 8 ndabyibagirwa nigira muri zindi gahunda ntanga avance zaho tuzakura ibyo kurya mayoga imodoka niruka ajya gushaka imodoka finali njya kwiyogoshesha nari mfite n'akazi nyirango nari mfite n'akazi iyo minsi maze gukora ibyo njya mu ngando iririmo ibindi byose amakomando uko nayakoze narishyuye icyo shyiraho abantu bo kugenda babizana mu rugo ndagenda ngiririma rwose mara nk'iminsi 10 ibyo bindi byanabipanze navuye iririma kuri 30 nijoro yego barimo bubaka soko rya ririma niyo mageze mpita mbyibuka napanze gutaha bagenzi banjye nari mpasize yego kuko bo ntago bari twahite dutahira rimwe ngiye baranyemera ati genda urongore baramerekeza igikapu ndagenda kuri gare aho ku isoko iririma tubanza kudufata akantu akaburusheti he niryoshye iki byose ebana kuva nka 8 mbona niro turuva mpagurutse 2 kuri 30 ndi gukora ubukwe kuri 31 ubwo rero uwo mwanya nari mfite nta uw'inyamirambo nta warurimo imodoka yamvanyirira ima direct byumba icyo gihe bacaga ririmo wapfaga ririmo ukagera kabuku ugahinguka ikabuga umuhanda wari mwiza impeta ndazibagiwe na avance natanze ndaryibagirwa ejo tugeze mu kiriziya ati za meta ziri hehe ndavuga nimuko nanjye ndabyoroshya byo kwidefanda reka dufate izo kwa padiri wawa
izo kwa Paris zaguraga nka 500 hari cyangwa 200 muri 2002 cyangwa 200 bana bitangira impeta zivuze tu naye amafaranga natanze avance sinagiye kuyishyuza uri kubyumva ariko nyine turabyakira twemera kwambara izo ngizo urumva kubera amakosa yanjye n'umwanya muke impamvu nemeye kujya mu kazi urumva ni impamvu nemeye kujya mu kazi ririma nuko ku munsi banyandikiraga ya misiyo kandi nagomba kuyaheraho ubundi akazi kagomba kurangira kuri 31 ari wo munsi w'ubukwe yego abantu nasize ririma batashye ubukwe baje tugeze hafi gutwikurura kandi natanze avance turi kumwe yarabizi atangira kutambwiye ngo nge kuzirotira kutambwiye ngo ayo ngayo yaburaho njyane bazime nabyibagiye ihanganishe ubwo ndabyibuka ubwo mbizanye kubera grand za Rutayisire so amakimbirane tubana nayo nkuko minister cyagihe ankingira inyamirambo yavugaga ati tubana n'amakimbirane ariko amadivorce menshi aturuka ku bwihangane buke naho nta rugo rutagira ikimbirane ntarwo ariko ba nyiri urugo bihangana gute kwikimbirane byo ku ruhe rwego so rero impamvu Rutayisire avuga ati mwirinde inama ziva ku bakoze divorce nuko ahanini bafatwa nk'abananiwe kwihangana icyo rero nanjye namwemera ntago bakoze divorce tugomba kubafata nk'ibicibwa ariko mu urwego rw'ubwihangane rwabo ntabwo ari urwo wafatiraho ugiye gushinga urugo ukiri mushyashya birumvikana rimwe na rimwe ubwihangane cyenda akihanganira kimwe cyoroheje umwaka wa mbere kimwe cyoroheje umwaka wa kabiri wa gatatu bagera muri 5 bikanga babyumva ubwihangane nk'uwo mugabo navugaga w'imutete muri Gicumbi hariya ku Gaseke wirukanya abana bose abamaze mu rugo n'umugore urumva kwihangana byanze bijyana no kubana ariko ubundi nta bantu n'abavandimwe ariko iyo byanze bikagera kuri divorce na procedure yayo uribona na mbere ukuntu no kuyibona bifata umwanya iyo nzira yose ntihagire uwisubira mukaguma happy ukinangira ni ikibazo ariko kubw'amahirwe nabo na abacu yego none umugore umaze imyaka 5 yibana yita ku bana nta mugabo aba yarakamiritse positive namwita gukamirika ariko negative niwe nise inkuke yego kuko arakina mu mwanya w'umugabo agakina no mu w'umugore uwo rero n'ubundi ubwo nyine arakora kigabo inama yakugira no gukamirika biri mu bimutera gukuka yego akabinkuke yego gusa nabavuga butumwa yavuze n'ibindi bintu bibiri avuga ngo abantu ngo uruseko ngo abantu bariho igiseko abantu bariho igiseko ngo n'abapasteri abihaye Imana ngo abasore cyangwa inkumi ngo badasambana cyo nacyo nacyumvise ukundi ukuntu nyine ngo nibo bariho igiseko ariko icyo nashaka kumubwira nuko igiseko kiri ku bapasteri abenshi barakitera ibyo bajye babimenya naho mpagaze benshi barakitera babigiramo uruhare ndumva icyo yavugaga ari igiseko cyo kumvikanisha ko ari gusigara inyuma yavugaga nyine kubera amakosa y'abapasteri iyo impamvu abapasteri igiseko cyabo cyumvikana cyane nuko baba baragiye mu mwanya wo kuvuga ngo turiho kugira ngo tubanishe Imana n'abantu hanyuma turiho kugira ngo abantu bagabanye ibyaha n'amakosa dupurifiye societe warangiza rero ugasanga we ahubwo bya bindi avuga ibyo twakamutegerejeho niwe ubyica bwa mbere nkunda kuguha urugero iyo bibaye ku muntu wo mu kabari ntabwo ariko tubifata kimwe n'ibyabaye kuwo mu rusengero icyo cyo bagomba kukimenya ni umwitangizwa baba batanze cyangwa babireke ko ni umurimo mwitume bahitamo uzi neza ko utabyubahiriza byihorere icyo nicyo yashakaga kuvuga kuri ibyo ngibyo ariko icyo gihe yigishije ayo masomo nabonye ibiganiro nka 4 by'ayo masomo ye nanjye sinamuherukaga ariko ubona ko afite inyigisho kandi cyiza cye nyine nawe agerageza kwahuranya nta bintu byo kugenda societe ntago erega ubushize narabivuze ntabwo ushaka kubaka societe nawe urimo ubyariramo
irimo abavandimwe, ntabwo uhimana, ntabwo usigana. Ntabwo rero iyo sosiyete ntabwo wayubakisha kubabwira kubatamika isukari cyangwa ubuki, ifo kubabwira ko n'umubirizi uvura, ifo kubabwira ko n'umuravumba uvura kandi urasharira, sibyo? Ntabwo urababwira ngo byose ari byiza byose hanyuma ejo ubigire gutyo, babyumve gutyo, bizabe ku mwana wawe ajya avuga ngo kandi n'isi ko watwigishije ko isi hose ari ku idembe. Umwana wawe nahura n'igikwazo abantu bamubwiye ngo nyamaraso yirwa avuga ko isi itemba amata n'ubuki, ayaheze ukibagirwa ko harimo n'iki se harimo n'imikuku. Ibyo ni ngombwa kubigarukaho. So muri make ni ibyo ngibyo ku cyumweru, kandi byaramfashije cyane. Abantu nagiye mbisharinga bagiye babona ko niriwe mu mwuka, cyane cyane uriya mugabo Pastor Rutayisire. Ni byinshi yanavuze, n'ibindi nzajya mbyibuka, nzajya mbigaruka kuko ibintu bye byinshi biba birimo ibyafasha, nubwo bitaba toujours parfait. Ntabwo ari toujours parfait. Buriya we par rapport y'igihe amaranye n'umugore akabona nta tentative de divorce zabaye, ashobora rimwe na rimwe bishobora kumuba byamuhuma amaso akakeka ko abadivorce bose ariko ari abanyamakosa. No, ntabwo harimo abazima. Icya kabiri nsoza kuri ino ngingo y'umwuka niriwemo ku cyumweru, nuko burya ingo zidafite divorce ntabwo bavuga ngo exactement zibanye neza 100%. Kubera ko nyuma y'imyaka 5 katurebera, ngewe mu myaka umwana wa nyuma n'uwa 2009 narashatse 2 kabiri. Ubwo mu myaka 7 nari mbyaye 3. Imfura na bucura bose bari bahari n'ubuheta. Rero amatentative de divorce biroroha, divorce ku bantu batarabyara iyo yo nako kanya n'amezi 2 direct. Iyo babyaye umwe naho birashoboka, kuko umwe bavuga ati umugore avuga ati umwana umwe ntabwo azananira, nanamutana mu yindi nzu, nanamusiga iwacu. Ariko iyo babaye 2 bitangira kurevera ubukaka n'ubugare n'amashagaga. Iyo umaze kubyara 2 biramanuka. Iyo bigeze 3 rero sasa simvuge 3 kubera ko wenda aribo fite turera aho bigeze. Uwa mbere yamaze gukura, uri kumureba uko performinga ku ishuri, uko umutuma, uko aseka, buriya 3 ikintu cya mbere gituma amadivorce nyuma yo kubyara 3 cyangwa nyuma y'imyaka 10 mu bana, akantu kagukaruma ka mbere bari abana uri umugabo kavuga ati ese dukoze divorce akantwarira abana abagabo hafi bose bibaza icyo ni kimwe. Yego. Hanyuma se dukoze divorce akansigana abana ntabashobora. Yego, nacyo ni ikindi. Ibyo nibyo bituma nyuma y'imyaka 10 divorce bitagishoboka. Kubera ko ari umugabo umwe w'ishiti yanjye twaturanye imbera tunakora umwuga umwe, derutse guhurira igitarama, umugore yamusiganye abana 5. Nabaza ubigenza ute? N'uyu mwuga dukora nta kintu kirimo, ubigenza ute? Ati mwarangije kaminuza, undi agiye kuyitangira, abanyuma bari mu wa 4. Ndavuga nti kweri warabishoboye, ubigenza ute se? Ati yaragiye ndavuga ngo ntuntwarira abana. Urumva umwana umwe kumujyana iwabo cyangwa nawe kumumanura umugabo byashoboka, ariko 3 1 urabashaka ariko ntubashoboye. Urabashaka umugore wagusigiye zasota niko navuga, ego, kandi abatwaye nabwo ntiwasinzira ubatekereza, ugapowa, umugore agapowa n'umugabo agapowa, mugafungiramo. Yego. Uti niba ari ibyo byawe nuko wenda niho hahandi birangira, umwe akihangana cyangwa se bigarangira umwe afashe icyo cyumba, ariko abana bakabona ko mukiri kumwe mubabeshya, abatangiye gukura bakabimenya. Ariko hari igihe, hari imyaka ubona ko divorce itagishobotse, keretse
ari icyateye kidasanzwe. Impamvu nanze kuvuga uko cyaba cyitwa, hari abantu ariko biri hafi nzabibabwira. Hari abayikoze bamaranye 30 bageze mu igabana baranyitabaza, menya amakuru ninjiramo, ubiri hafi. Ngahe umunsi basubiranye hano ntituzabyina kamucerenge no gutereka ibibindi. Umva ko bagira ngo ikisha, baravuga ngo ndarira noneho simbizi ko bizakora. Umuryango umaranye imyaka 30 ugakora couple igakora divorce barabyaye. Ariko impamvu nkubwira ngo biri mu nzira nuko revo yo kugabana imitungo yo isa naho igiye kuburizwamo neza vuba hano. Noheli raba byatunganye. Wow. Oya, icyo gusubirana iki mitungo Noheli raba cyakemutse. Icyo gusubirana ni yinde etape. Ariko ibaze bikunze. Ibaze bikunze kubera initiative ivuye hano. Ivuye kuri KOP kubera ko ntabwo ari Karegeya wenyine. N'uyu muryango n'amakuru nahana yakuye. Yego. Ntabwo ari ukuvuga ngo natambutse numva bavuga oya. Ni hano. Wayampaye yavuye rwose. Urumva ko umuryango tuzaba dukomeye. So rero nibyo ngibyo nuko abantu benshi shima n'abantu benshi n'ubu ngubu bambwira, n'ubu hari umuntu hari uri mu Bubiligi barimo bimbwira ati ampa amakuru ku bintu bijyanye no guhuza undi muryango. Arambwira ati ntabwo ndi ntuza, ati arambwira ati nta kindi dupfana nuko nkunda ibiganiro byawe. Ati yanditse ngo ndi umufana. Twagiye. Yego. Ubwo rero muri meme gahunda urumva ko ku cyumweru nyine warutubwiye yanditse akubwira ko ari umufana. Yego. Uwo mu Bubiligi. Yambwiye ko ari umufana ko ibyo akora. Ubundi nanjye urumva natanze itangazo hano yo mudamu wa Kampala ushaka umugabo wari mu Rwanda ariko tuza gusanga atagihari. Uwamfashije n'uwo nguwo uri mu Bubiligi ariko ari muri voyage, asanzwe akora navete muri Afrika no mu Bubiligi. Arambwira ati nta kindi dupfana. Mbikubwiye kubera ko ndi umufana, ndi kugufasha ko ndi umufana kandi mbona ukunda umuryango kandi watanze itangazo kuri KOP ushaka guhuza umuryango. Yego. Ubu urumva nibyo nakubwiraga rero umunsi wo ku cyumweru nkuko ngumye muri uwo murongo w'umwuka, umupasiteri umwe nawe w'inshuti yanjye, ntabwo ari ni inshuti yanjye ya hano, twamenyaniye hano. Ariko impamvu nkubwira ko ari inshuti nuko yigeze gufata umwanya we akaza kunsura ku kazi. Yego. Ngiye muri pause ya saa moya n'igice amakuru agiyemo aje kumpa amakuru. Wow. Yarajyanye n'amakuru, yarajyanye n'igikorwa twari dufite cyo kujya kwibuka ku ishuri aho twize. Umupasiteri rero nyine urumva nawe aranyinsparinga nanjye nkamwinspiringa. Ku cyumweru nawe abateyemo. Muri yo urumva nabyutse numva Rutayisire. Pasiteri nawe w'inshuti yanjye saa 4:34 abaratangiye. Arambwira ati ubwo kuvura umuskuti buriya n'umuvuga butumuriwe. Kabisa. Avuga se bibishoka biti. Yarabanje aranyohereza ati ijwi ry'Uwiteka rirangururira hose ku buryo rikangura abarushye n'abaremerewe n'intama zavunitse niziboheye ahantu zumva ijwi rye. Yego. Tuzisange rero tuziyoborane urukundo, tuzondore, tuzunge, tuzivure ibikomere, tuzihe ibizikwiye ngo zigire umunezero wuzuye. Wow. Iryo ni ijambo yanyoherereje. Ati kuba uri umuskuti bikugira umuvugabutumwa w'ibihe byose. Kabisa. Yeah. Uyu umupasiteri. Kabisa. Ati ndavuga so uriwe rero bishoboke ko utabizi niko yambwiye. Umupasiteri. Ko nawe utarubizi. Ndavuga hanyuma se bibaho. Arangiza ati arambwira ati dore ibiranga umuvugabutumwa. Dore ibimuranga. Rubanda rumwibonamo. Yego. Ngo abarengere. Arunga. Agakiranura. Aharanira umunezero rusange.
akunda kandi akita ku bidukikije, abanyabwenge n'abakire baramugana. Ibyo niko uyu ni umupasiteri. Ntabwo twavuganye ko nzabivuga, ariko nanjye izina rye ntabwo ndivuga. Ibyo bintu nanjye mbyumvise nakumva uriwe. Nanjye nahise musubiza ndavuga ngo umunezero rwose byo wo kubaho, umunezero rwose wo kabaho, niko nahise mvuga ko numvise ibizana umunezero aho ntabwo ndi kure. Aricyo cyambere rwose. Hanyuma ukunda ibidukikije, no gukunda ibidukikije. Hanyuma ndamubwira ngo abanyabwenge n'abakire, naho abaswa, abagome n'abatindi bakamurwanya. Ako kantu kaburagamo. Abagome, abaswa, abatindi ku mutima bakamurwanya. Arongera ati ibyo ntukabyibazeho, ahari umutobe ntihabura ubuzizi, kandi igiti cyeze imbuto nicyo bakomeretsa, ariko ntigihagarika kwera imbuto zacyo. Turi kumwe? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndacyakomeza. Iyi ni dimashe yanjye. Iyi ni dimashe yanjye. Nabanje ibiganiro na Rutayisire, pasiteri Banaze ateyemo saa yine. Aha, ati arongera avuga ati uhoraho agororera abeza, naho ababi akabahindira kure, hahirwa abakurikiza amategeko ye. Rwose arangije ati amategeko ye ni iki? Ni ayahe rero? Ni ukwigisha, guhanura cyangwa gukebura, kunga, byose mu rukundo. Ndabisoma byose ibyo twavuganye bijyanye n'iyi dosiye. Aha, ndangire kumbe sinzi ibintu namwandikiye. Ndamaze se ibi niko byanditse? Ndavuga unjyanye mu mwuka, kumbe bya bintu tubikora hari uko byateganyijwe. Abaransubije ati ndagira ngo ubyibuke neza, none iyo ministre ati iyo ministre akarongo kaberamye intumwa nkuru ya leta agutangaho urugero, ugira ngo ishema rirenze iryo ni irihe koko? Nuko ati ikivi kiba gisigaye ni ukuririnda. Hanyuma arakavuga ati minisitiri yagize ati mujye mukora nka kanaka uko yabitangiye. Urumva? Hanyuma anyohereza iyo ni impanuka. Iyi ni impanuka tu. Reka nzi. Reka tugire turagize ikiganiro tuhite tujyayo. Gishobora kuba kigwiriye abantu tu. Hano mu Kiyovu inyuma ya Nobilis. Good. Dukomeze? Dukomeze. Ahita anyoherereza, ndimo ndasoza nta bindi. Ati anyohereza YouTube ivuga ngo link ivuga ngo ubumenyi, ubushishozi dufite ni impano y'Uwiteka ngo bugirire bose akamaro, tubukoreshe ibyungura muntu, kandi natwe tubimwubahire iteka. Niyo twasorejeho. Ibyo rero uko niko dimashe yagiye yagenze. Nanjye ibyo bintu byankoze ku mutima, ariko nuko nyine nuko ishyamba ni rigari. Ishyamba ni rigari nta birenze. Ndikumva ni byinshi cyane. Kamushimire pasiteri nubwo ntavuze izina rye, nabyemera akwiye gushimwa kabisa. Motivation nziza kandi amba hafi mu bintu byose. Nacyagiye nari ndwaye yahoraga mbaza bimeze bite no. Okay, reka nubundi ne kujya kure. Tunga hariya bari abantu bareba nkuru batunge kamera, hanyuma wongera ugarure kujya tuze kujya bariya bari kuri abo bari guhengereza. Ugaruza ko binjiye no muri kamera. Urabona ko abantu bari kureba bari kwitegereza bya ikigaragara cyo gishobora kuba kigwira abantu ari igikuta. Kuko urusaku rwacyo ntabwo waba ari umuntu ugize kururana iriya environoma hariya. Narigeze ngo ni igikamyo ngiye buriya ahubwo. Reka tunyarukire turebe. Ni igikuta. Kadusoza ikiganiro, hanyuma tujye tureba tujye kuyakurura nayo. Turebe situation.
hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. natinze kuri dimanche yanjye. Yego, kuri dimanche ariko ntago ari bibi. Nanjye sindi bujye kure y'ikanisa uyu munsi. Unyemerere kuko n'ubundi niwo mwuka watwinjijemo. Oya, urumva pasiteri yanyise umuvuga butumwa nanjye mpinduka we. Yego, ntabizi. Yego. Hari video hano mfite ntoya ya Apotre Gitwaza imugaragaza ari mu rusengero ari kwigisha ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe nka Apotre, ariko hari byinshi yagarutseho bitavuzweho rumwe mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu nabonye batabyakiriye kimwe, ariko bishobora no kuvamo amasomo. Yego, kuko menshi cyane. Video yo ni iyi ngiyi. So video rero ngira ngo wayibonye Karegeya, ibyinshi mu byo yatangaje n'undi mu Kinyarwanda nako yanasemuriwe n'ibyo yavuze mu Cyongereza. Yego, birumvikana. Mpereye inyuma ku kantu yahereyeho harimo amasomo menshi, hari ibyo tugomba kwigiraho, nawe hari ibyo yatwigiraho. Buriya cyambere yaratinze, ntabwo nibaza ko none uriya murongo imirongo ya Bibiliya yakoresheje nibwo ayibonye. Yaratinze. Nibyo njya nkunda kuvuga abantu amazi yarenze inkombe, ntabwo ararenga inkombe, ariko nanone yaratinze. Ibyangiritse byarangiritse. Ubusanzwe mu kwigisha abantu ibijyanye no gutobora, ibyo kwambara amapantaro byose ntabwo sindabivugaho, ariko gutobora ubundi abahanga benshi mu ivugabutumwa hari umurongo bakoresha uvuga ngo Imana yakuremye wuzuye. Yego. So kugira icyo wongera ku mubiri wawe, gutobora, kwitukuza, icyo ndaza kukigarukaho. Kwitukuza birajyana n'amadrede, ariko amadrede nayo ari mu byiciro bibiri. Yego. Ay'abagabo niyo madrede, ku bagore imisatsi y'abagore no kwitukuza. So rero bundi ntabwo byakabaye ko urugingo Imana yaguhaye urutakaza ngo kugira ngo ugira bushimisha, ariko mpamvu y'umutekano, ya sante, y'isuku, kuko ntabwo navuga ngo inzara tujye tureka zishokonga. Ariko gutobora izuru, gutobora ugutwi. Icyo yavuze cyo kuba abantu babimbata aricyo cyari ikimenyetso cyo kugira ngo umuntu agire iherena. Byaba binavuze ngo nukuba imbata y'iryo kanisa ntawamenya. Ariko ku misatsi no kwitukuza kw'abagore, ngira ngo ntangira ibiganiro kuri YouTube mwajyaga mubona icyo umudari nabaga nambaye, bamwe bakabyita ishapure. Yego. Uriya ni umudari w'abafricaniste, wari ugizwe n'ibara ry'umutuku, umukara, abirabura, umutuku
icyatsi ngira ngo n'umuhondo hasi. Umuntu wawumpaye ni umunwari Amerika utazi iwabo. Akekeranya ni hagati ya Ghana na Nigeria. Impamvu yari afite nostalgie kuba atazi igihugu cye. Kubera iki abasekuruza be bagiye bucakara muri Amerika. Mu byo yavugaga rero yavugaga ati buriya umupanafricaniste nyawe. Yego. Ntago yemera ko umugore yajya kwisukisha ngo agire imisatsi itendera mu bitugu. Umusatsi w'umwirabura ufite ukureshya utarenga. Imana yuguhaye ukaba muremure nabyo ni sawa. Ariko niba yaraguhaye injwiri sigumanuko. Uwo mugabo niko yambwiraga. Nibyo no kwitukuza nabyo nubundi bukoroni buri mentale ko tuba dushaka kureshya gusa n'abazungu. No gusiga inzara nugushaka gusa n'abazungu. Kandi Imana yaturemye twebwe abanyafrika mu ruhu rwacu. Rw'igikara, rw'imisatsi migufi, rw'inzara zisuku. Ubundi aho niho byakabaye. Na Gitwaza yakabaye arenga n'urusengero akigisha abantu kamere yacu. Yego. Vuga ngo wambaye ipantaro ntazajye ku ruhimbi, wambaye amadrede witukuje wagize gute, ariko ibyo byose muri rusange twebwe nk'abanyafrika bira byose dukora nibyo kwihindura dushaka gusa n'umuzungu. Kandi tuzi umuzungu Imana ifite uko yamuremye, ibyo yamuhaye, natwe dufite ibyacu. Buri wese yakabaye fier yuko Imana yamuremye ikamuremera muri Afrika. Ntabwo ari igihano. Si byose. Ahubwo ikibazo ni kubigumana mu mutwe ngo turabanyafrika. Ntabwo cyabuza umunyafrika gutekereza nk'abazungu. Abazungu byinshi bitunzwe n'imitwe y'abanyafrika. So rero kuvuga ngo umugore aritukuza ngo ase n'umuzungu, nawe umushaka se ntabwo washakaga umuzungu. Kandi yakabaye ibyo akora ari kugira ngo agumane bwa bwirabura bwe. So nibaza ko rero Gitwaza ibyo yabwiraga abakristo be. Yego. One yaratinze, tu message yarayinarowinze cyane. Yayigize étroit. Yagomba kuyagura. Ikarenga uruhimbi. N'abagore bitukuza akaba babwira mugumana ubunyafrika bwanyu murabirabura. Gumana inzobe Imana yaguhaye, gumana igikara Imana yaguhaye, ibyo byose akabivugira rimwe. Kuko n'abagore basuka nukushaka kwisarisha, abazungu nibo bagira imisatsi itendera mu mugongo. Uko wayivukanye gumaniyo. Niko byakabaye, ariko ibi ni ibintu biteza polemique. We urwego ariho ntabwo ariko ngewe ndiho, ntabwo ibyo yavuze nanjye nabisubiramo. Ariko nitugira Imana bigafata wenda nabandi bizagenda bifata. Ariko pratiquement ni kwitukuza, imisatsi itendera, gusiga inzara, c'est anti-africaniste. Nubwo tubyita umurimbo. Icya kabiri iyo ugiye kure meshe ziva muki. Meshe ziva muki. Ese base matière première ivamo meshe ushobora gusanga ntago nabihamye. Ushobora gusanga ari indi misatsi yogoshwa abantu. Hari ikihatikirira no ba ikihatikirira ntabwo aricyo ushaka kuvuga. Umwanda wavuye ku bandi aho. Yego. Hari umuntu wigeze kubikabiriza haraka video nigeze kujya mbona umwana mu mitwe yashyizeho meshe. Ukajya ubona ari nk'utuntu tw'utuyeka turi gutembera. Utunyo. Meshe ziva muki? Kumenya ngo biva muki? Ariko nanone aho bishoboka twakabaye twigisha dushyize hamwe twese abanyamadini, abanyamakuru, abanyapolitike, abarimu. Tugashyira hamwe tukigisha ngo ni gute umuntu yakipinga ubwiza bwe ariko atavuye muri kamere. Umugore akaba mwiza atitukuje, adatoboye amazuru n'amatwi, adasize inzara, pourquoi pas? Tukaguma muri kamere yacu Imana yaduhaye. Aho rero niho Gitwaza yagombaga kurenga, akarenga urusengero rw'akabwira n'abanyarwanda muri rusange n'abanyafrika. Igisigaye nukumenya ngo ababwira hari abamaze kurenga, dread zarafashe, inzobe yarafashe, hanyuma nanone naho akura amabwiriza l'Occident, Amerika n'Uburayi nabo ushobora gusanga ibyo bintu wenda araca ipantaro, ariko umukristo we najya gusenyera muri Amerika akabona
uyoboye korari yambaye ipantaro azaza avuga ati yanze n'amadeshire deshire zo harimo no kwangiza buriya kuki waba utanga amafaranga nishyura 15,000 nkabona ipantaro nzima wowe ukishyura 20 ukaza nicitse icyangwe ari babirenze ofete icyo yashatse kuvuga icyo yashatse buriya icyo navuga kuri Gitwaza nibwo yarashatse gusa naho yinjira neza mu nshingano z'umuvuga butumwa amemuta bon citoyen ndabyumva kuko ntabwo abirwa mu rusengero aribo bakabaye hanze babaryanira n'inzara ngo dore yari itukuje yego cyangwa ngo yari itoboje yego yaratinze ni ukuvuga ngo yibibwira abasengeri we nabibwira igihugu cyose tubitekerezeho icyo ngiye ni kucyumva ariko ikitari kuvugwaho rumwe ni ikijyanye no kujajinga umuntu bitewe n'imigaragarire ibyo byo ntaho biba bihuriye ntaho biba bihuriye ariko nanone imigirire n'imigenzereze y'umuntu kuki se watanga urwaho rwo kugira ngo bagukekemo undi n'urugero niba abarasta amadrede y'abagabo nayo yababuje ngo ntagire umuhungu ujya ku ruhimbi nubwo yabyise vuga ngo ni ngo Rastafarianism ngo ni idini rya Satani ntabwo ari idini rya Satani naryo ni irinyafrika ahubwo niba uri muri Zion Temple amadrede yazanye gute wayajyanye mu rusengero rw'abarasta icyo cyonyine aho twagenda Rastafarianism ni idini nk'abandi yego niba ari ryo wahisemo kuko Haile Selassie yabaye empereur muri Afrika muri Ethiopia ariko niba uri umurasta wijya muri Zion wijya muri Anglican aho turagenda ariko nanone ariko nanone kuvuga ngo ubwo igisigaye ni amadrede ariko abantu batarabarasta ni message eshatu umva itonde yego Drede kwa Gitwaza si mu barasta yego si ngoma nta mukristo wo kwa Gitwaza wakabaye afite amarasta yego hanyuma amadrede abarasta basengane n'abarasta bagenzi babo hanyuma noneho rero abari hanze yego bafite drede batari n'abarasta batari nabo Gitwaza yabwiraga bari muri society isanzwe ni ibiki ni umurimbo niki rero nta mpamvu yo kugira ngo utange amahirwe yo kugira ngo abantu bakwibazeho niba wambaye amadrede uri umudivantiste abantu bagateka ko uri umurasta Gitwaza yabirukanye ubwo muri society hanze urabaho niko bimeze by idea donc urumva yabaye nk'ugarura akantu yazanye akantu ngiye nigeze gutekereza kwambara amarasa kuko kera nkiri umupowete ubundi nandekaramaga amapoeme yanjye ngewe kera nikora amapoeme ku ishuri ku myaka nka 17 18 iyo myaka poeme uko nayihimbaga nahitaga numva ko nabaye umurasta deja hari abakobwa aho ngaho hafi badodaga ingofero z'amabara najyaga kudekara amapoeme bandodeye iy'abarasta ifite n'ibintu bitendera niko numvaga numvagamo uwo mwuka wa kinyafrika ariko byabaga ari ku ngofero gusa ntago nageze igihe cyo kuba nakaraga byo kugira ubushobozi bwo gukaraga ufite icyo gihe ni nkaho nari umurasta mu mutima ahubwo nafite ubushobozi bwo kubipratika kandi ku ishuri nkambara iyo ngofero y'abarasta umunsi wo kugira ngo tuvuge amapoeme muri soirée créative bigenda bivamo buke ariko kuri no saha niba Gitwaza avuze ati nta murasta ku ruhimbi rwo kwa Gitwaza ngo niyo waba uzi gucuranga niba uzi gucuranga ari uwa Madrid barashaka utayafite nibashaka baza n'umunyamahanga donc umurasta naje ufite amadrede naje mu barasta ufite amadrede ntaje kwa Gitwaza ahubwo dusigare tureba ngo abafite amadrede batari kwa Gitwaza batari no mu barasta bari ayo madrede aravuga iki kwa nicyo tugomba kureba ese ni isuku y'umusatsi ese ni ubusirimu nanone ese ni iki kwa kundi nahoze mvuga nk'uko ugera ku rwego rwo gutoboza izuru cyangwa amatwi habiri ibyo byose ni ibintu byaje tuza twiyongerera abantu bakagombye kwibaza ariko turi mu gihugu kigendera ku burenganzira
bwa muntu buri wese ashobora kwitwara uko ashaka afite uko yakoresha ibikoresho bye cyangwa umubiri we ariko abantu batekereje kure ni ukumenya ngo bihatse iki niyo mpamvu na Gitwaza yakuruye akantu ko kuvuga ngo ubucakara kuba imbata ibyo yakuruye ibya kera n'undi yakurura ibindi n'undi yakurura ibindi icy'ingenzi nuko buri wese yabitekerezaho intention ye yes akamenya intention ye yasanga iri noble yasanga aba bana ari sawa hari n'ababikora rwose bikageraho bikarangira cyangwa bigahinduka ariko ibyo yavuze byinshi birimo ariko ipantaro yo oya ipantaro nta si ipantaro sitwaye iki ariko reka tumenye ibintu turimo no kwa Gitwaza asengera abantu harimo n'abatuye Gatsata siko bose bafite imodoka batega moto umugore kuri moto wambaye ipantaro n'uwambaye ikanzu cyangwa igikwembe utekanye n'uwuhe wambaye ipantaro tujye duhuza n'ibintu rero tujye duhuza n'ibihe niba ari umugore ugenda mu modoka ye igikwembe iribaya rwose yicare niyo kuko atwawe n'umugabo by the way cyangwa atwaye modoka kwicara gusa yakwicara nabi ureba ni umuntu we ariko niba ari moto urajya gutega umumotari wirariye za muri kamera nzovu ukaza umushyiraho icyo kibero muri kuko iyo wuriye moto igikwembe gihita kigira gutya cyane kiraseka agakanzu kagaseka none si byo nibyaba byiza umuntu ugiye gusenga ni wako agenda yanitse amatako mu muhanda oya ibyo byaba ari ibindi so aho rero roshwaye claire ushobora gusanga hari abadamu bambara amapantaro kubera umutekano iyo moto iguye se uwambaye imagine uwambaye igikwembe n'uwambaye ijipo n'uwambaye ipantaro kuri accident ya moto ibintu byose hanze i Rwanda aho rero niho abantu bagomba kureba nibaza ko nta mugore wambara ipantaro byo kugira ngo asuzugura abagabo hari n'amapantaro aba akoze neza nta kindi gihari ariko ubutekanye ushobora kwicara uko ushaka washyira n'akaguru ku kandi ku ijipo byakunda ku iribaya byakunda hari ibintu ibyo ku mpamvu z'umutekano ntabwo ari ikibazo cy'imirimbire ntabwo ari ikibazo cyo kuba uvuga ngo pa raporo y'akazi umuntu akora n'urugendo afite ashobora kuba yagira ntabwo ipantaro nge ntabwo nyicira urubanza ku bakobwa nta n'ikirimo habe namba nta n'ikirimo ni umwambaro nk'indi yose nubwo yavugaga ngo amajipo agura makeya n'amapantaro aya make ariho n'ahenze ariho ariko mbisobanuye gutega moto akazi umuntu akora ibikwembe n'amakanzu hari aho bidapfa ko yawawa uza gusenga uvuye he uturutse he waje n'iki erega hari n'abatega amagare hari n'uza avuye mu kazi kandi ako kazi atagakora yambaye iribaya ipantaro yo nta kintu ubwo nateye imetero mu bwonko nasesenguje amaso nsesenguza ubwonko nabuze ikibi cy'ipantaro dread kamaze njye mfite dread batari kumbona yego nuvuga ngo buriya hari abantu benshi nge nagarire nabo bavuga ko buriya hari level y'imyumvire umuntu washyizeho dread muri societe aba yateye imbereho bitavuze ko ari bose ariko hari aba yateye imbereho kuruta utayifite yego hari ukuntu nyine we ababaho nkawe free iyo esprit rero ni ya kirasta yego iyo esprit ni ya kirasta ufite buriya biragoye ko ukiberaho abandi uberaho societe cyangwa uberaho runaka na icyo ni ikirasta rero yego rero ukabikora kuko ubikunze ariko atari ugupfa kunagaho utanazi rwose n'amateka cyane ubyinjiremo ibyo byo nibyo rwose ariko ipantaro ubwo kwipantaro rwose abagore ndabumva iyo umugore yambaye ipantaro nyine aba yuzuye njyewe ahantu namugarukira hanini cyane kuri izo ngingo zose kubihuza n'uruhimbi nyine igihe wagiye muri position yo kuba exemplaire ariko se kurababwira ibikwembe n'ubundi harimo kora si ipantaro sura bukoze iki ariko igikwembe cyo kiri kugaragara none se turi mu byo kugaragara gusa niba ipantaro niba arayigondeka ashobora kwambara ikarisi isanzwe ashobora kwambara iz'abagabo
ibogisa igera mu mavi ashobora no kwambara kora igera hasi akarenza igikwembe ibyo urumva n'ubundi kubera umutekano so afazari rero n'ipantaro yemera cyo kora wenda ku ruhimbi condition zo ni ngombwa ibyo birumvikana wenda ku ruhimbi yabibuza nawe ntago yabujije mu rusengero imbere ariko ipantaro nizo mpamvu ABCD ubwo niba muri kora nta wemere kujya muri korali yambaye ipantaro uniform ya korali izajya ba ku rusengero baze bambaye amapantaro bambara uniform bageze ku rusengero cyangwa se habe kwa serya kuzana abaririmbyi ariko ntabwo wambwira ko umuntu uri ibumbogo na ririya vumbi azaza yambaye uniform ya korali cyangwa yambaye iribaya kuri moto cyangwa ku igare niri kubita mu mukuku igikwembe kiwe kirinaze keretse ubwo bashyiraho itegeko abantu bakajya baza bambaye ibisanzwe imyenda yo kujya ku ruhimbi bakayifatira hariya ndumva cyumvikanye nta nubwo nagitindaho cyane ikibazo kikaba mu kuvuga ko Imana ireba umuntu muri rusange ireba ntago irobanura uko igufata wowe mugabo ni nako ifata umukobwa igitsina gore none kuki we yavugaga icyo kintu agahita apreseza abantu abasore gutya ko byahura na sosiyete karege urabyumva ute si biba bigendaniye n'imiterere ya sosiyete kuba yavugaga ati wenda abagabo bafite dread yose umugore ufite dread ntago bifatwa nka dread ngo abagore bo nibyo bakora na meshe ni nka dread sibone se ntari ibyo bita amarasta no kuvuga ngo rero ugupfumura amatwi tubimenyereye ku badamu ku bahungu biba bisa nkaho biri karare siko ntekereza urumva uko abantu ni nyine tukeneye gutandukanya hari ibintu bitugenga bimwe tubikwepa ibindi tubijyamo ukwemera kwawe imyemerere y'inzu urimo yego n'umuco ibyo rero byose kugira ngo uzabone umuntu bihuza byose icyarimwe ni ikibazo Gitwaza niba yaciye iteka ntawe uzinjira ntawe uzajya ku ruhimbi marigreke ari ufite rasta ari umusore ari umugore witukuje ari umugore wambaye ipantaro bose muri bo indani ntacyo bishinja ariko aho ugiye wubahiriza amabwiriza nyiraho ibyo niko bimeze ntago bivuga ko nta nubwo yabagize ibicibwa yashanze yahise hagarara nyamara ntabwo yabagize ibicibwa ariko yavuze ngo hari urwego utapfa kugeraho niba rero hari amabwiriza yuko pasiteri ataza yambaye sandare n'urugero niba hari amabwiriza yuko atasengesha yambaye ingofero ya songa mbere cyangwa bonjour Paris ibyo ni protocole yaravuze ko nabo muri protocole bagomba kubireka ariko kandi ibyo ni ibisanzwe ni nkuko tutarabona umugeni wambaye jeans nibyo byose wajya gusaba umugeni uzabaze bya bindi vumbi yavugaga ngo mumudusige nimuteza abantu wamutahana ibyo rero nyine abari ntuza ari amahame n'imirongo n'imigenzo agahugu umuco yego akandi wako so kandi wakoze pe wakoze rwose